nuko muganga arambwira ngo agiye kumuhagarika ako kanya, arambwira ngo amuhagaritse muri feruje koko, kandi kuko ngiriye indaya ngiriya muri feruje ndayiruzi, nta n'imbabazi ndi bumugirire habe namba ngiriya yirebe. Biragenda bite? Nta mbabazi aransubiza ibyanjye ndetse n'amafaranga nishyuye muganga kumumanura yansubije. Ya ndayibonye neza muri feruje ndayiruzi, ukawe ari kumanuka we yes, ngira ngo murabyiboneye bimwe mu bitangaza uyu muganga ari gukora muri iyi minsi. Ngira ngo mubonye umukobwa uri hejuru mu ipoto cyangwa se muri feruje cyangwa se ano matara ya feruje ku muhanda hejuru, ari ahagaze umukobwa mwiza usa neza, umukobwa ufite igikundiro ndetse ukiri mutoya, mubonye ahantu ahagaze hejuru. Ngira ngo mbibutse yuko uno muganga si byo yonyine agenda akora, n'iyi foto muri kubonaho ukubona ko yari yahinduye umukobwa inzoka. Umunyamakuru warayibonye we yarakijijwe n'amaguru yagiye kwihisha. Uyu muganga ntago ari ibintu biki yagenda akora. Mwabonye rero tugaruke kwa karaka video, haka video mwakabonye uburyo uriya mukobwa amanitse mu ipoto hejuru Nyabugogo. Hano ni Nyabugogo, hano feruje ahangaha ari kugana mu Gasyata, niho uno mukobwa yaramanitse hejuru ku ipoto. Mwabibonye uburyo byagenze byose. Rero ukuntu byagenze, no mukobwa yararanye n'uno musore. No musore no mu diaspora, ntago ari umunyarwanda. We yavuye hanze yizaniye utudorari dukeya, azi ko agiye gufasha umuryango we. Nuko no musore ageze hano Kigali aravuga ati ntago wenda nararangiye nyine ibirya by'abasore bacu, reka nshaka umukobwa mwiza twaba turi kumwe. Umukobwa yari inshuti ye, yaramuzi neza. Yes, yaramuzi neza, avuga ati umutipe uvuye hanze afite idorari, nanjye reka nkwereke ndimukize. Nuko umukobwa aravuga ati reka ndimukize. Umusore aryamye, umukobwa arayiterura agenda gake gake, umusore yarineriwe amwiye amafaranga arigendera. Nuko umusore ahita ahamagara nimero muri kubona kuri screen. Amaze kuyihamagara nibwo rero ahamagara umuganga ati muganga baranyibye ibiki n'ibiki, amuhereza nyine ibyo yamusabye. Mu kuyimwohereza amubwira ati ibya Nyabugogo kugira ngo nkwereke yuko mpana kandi ntewe ubwoba. Aba diaspora benshi muri kwiga no gutuburirwa cyane. Hari aba diaspora bajya muri bane bambwiye ati byibuze twereke umuganga wa nyawe. Ba diaspora bantu mutari mu Rwanda, bantu mutahibereye, iyi niyo nimero yonyine yagira icyo gufasha kabisa. Uyu ni umuganga wenyine wagira gufasha ku kibazo cyawe, ibindi wazabimbaza nyuma kabisa. Ariko we muhamagare wumve n'ibyo avuga, niba atari seriye. Aho abandi bo bahita bakubwira ngo ibiki n'ibiki, benshi bagiye bamuhanya ibintu byabo byagiye bipfa. Ariko uno muganga we ari seriye kandi ari serious. Ngira ngo mwanabyibone. Noneho mubonye uburyo avanye umukobwa hejuru ku muhanda, amuzana wenda ntabwo yamuteje abantu, amuzana ku ruhande ahantu mu byatsi ku ipironi. Uyu ni wa muhanda ujya mu Gasyata. Wibuka ko hano hino hari ipironi ku ruhande rw'iburyo, uri kuva hano ku Kinamba ugenda usa nk'usubira hariya Gasyata. Umuhanda w'iburyo nyine ukata mujya mu Gasyata, hari ipironi riri mu ruhande rw'iburyo ahantu mu byatsi hafi y'ikiraro neza. Niho uno mukobwa rero bamushyize, naho n'umusore yahamagariye. Mwabonye ko yanahuje n'abanyamakuru avuga ati kugira ngo mbikwereke yuko ndi na seriye. Abanyamakuru nabo nibaze bareba ibyo nkora ko biri seriye kandi bifite gahunda yaho biri kugana. Nanone rero ikindi gitangaza no muganga yakoze, muri kubona no mutari uri mu giti hejuru. Uyu mutari nawe ari mu ipoto hejuru. Yes, ari mu ipoto hejuru. Muri kubona yuko uno mumotari wari mu ipoto hejuru, uyu naye yaribye amafaranga. Nyuma za guhamagara umuganga aravuga ati muga ibintu byanjye bimeze nabi, ngo ni umugore wari ufite 5 by'idolari. Ahamagara umuganga aramubwira ati muga baraye banyibye nijoro mfuye kunywa, kandi umumotari wantwaye niwe wanyibye. Avuga ati mwahuriye he n'ibiki byose. Nuko umugore atanga detail y'uburyo byamugendekeye. Umumotari nuko arafatwa amanikwa nawe mu ipoto. Mwibutse ko aya n'amapoto ipoto rya kabiri maze kubereka.
mbibutse yuko rero bano baganga njye n'ubu ni ibintu ngenda nkirebera neza nkakurikirana amakuru yabyo kugira ngo ndebe ko bino bintu koko ari ibyanya. Iyi nimero mbazaniye niyo nimero yonyine hano hanze yagira ikigukiza cyangwa se atari y'abatubuzi cyangwa se abasikama baba bari kubabeshya. We inimero ihamagare wumve uko bimeze. Nanone rero tugaruke ku kara video kahise. Uno mukobwa we ikintu yakurikiye yavuze uno musore ndamuzi neza nta kintu yakora. Yes, bibutse ko twibwa n'abantu batuzi cyangwa se keshi twibwa n'abantu bakobwa duhura nabo mu tubari muki, kuko aba ifite depression, bifitiye ubukene, avuga ati iki kivuye muri diaspora, reka nshaka uburyo nagikiza, reka nshaka uburyo nacyaka inoti wenda nanjye ngire icyo nasigarana. Nuko rero yafashe uno musore amwaka ibye, arangije kumwaka ibye. Nuko uno musore we icyo yitabaje yahise ahamagara nimero y'uno muganga mwabonye kuri screen, aramuhamagara amubwira ati muga ibintu uko bimeze nabi wamfashije. Nuko umuganga mu gutabara kuri wa mutima we wa hafi aramutabara, amugaruriza wa mukobwa. Umusore avuga ati ngewe ino ndaya nta kindi kintu ndayikorera uretse yuko iraza kumereza ibyanjye. Iyi nimero rero yihamagare nawe ubashe kugira uko ubashe kureba neza uko bimeze. Mbibutse yuko uno muganga ntabwo ari byonyine avura gusa, avura indwara nyinshi zitandukanye, abibwe, atanga ubutunzi, avura inyatsi, icyo bita inyatsi, avura imyaku ya karande cyangwa se avura imyaku y'imiryango, akavura abarwaye. Yes, hari abantu baba barwaye cyangwa se afite umubyibuho ukabije, abasha kukugira inama y'ikintu wakora. Nyamara hari n'igihe umubyibuho cyangwa se kugwingira cyangwa se kunanuka bikabije, hari igihe bari ibirozi byo mu muryango. Ngiye yarabimbwiye, zambwira ati umusore wanjye kubyibuha, kunanuka cyane cyangwa se kugwingira bikabije nabwo ni uburozi cyangwa se nabwo nibyo baba bagutereje umuryango w'iwanyu. Ndabakunda cyane, ni wa muhungu wanyu ubagezaho ibyegeranyo cyangwa se ubusesenguzi bugiye butandukanye, ngenda mbereka aho ukuri kwaba kuri. Ciao ciao, hamagara nawe ubyimenyere, uzanshimira nyuma.